Murakaza neza kuri Lega Stocks. Uyu munsi tugiye kubagezaho urutonde rw'abamama cyangwa se abakobwa bo muri sinema cyangwa se abasitari bafite uburanga bwahebuje bwasajije abagabo. Tugiye guhera ku mwanya wa 11 ni Beyonce. Beyonce ni umufotogarafe asanzwe afotora abakinnyi. Uyu Beyonce kandi abakobwa cyangwa se abahungu bahamya ko afite ubwiza burenze cyane. Ku mwanya wa 10 ni Judy. Uyu Judy yamenyekanye cyane mu kwigana indirimbo zitandukanye z'abahanzi zigiye zitandukanye, akora ama-challenge kuri TikTok. Uyu Judy buretse guseka neza ni na mwiza cyane. Ku mwanya wa 9 ni DJ Crush. Uyu DJ Crush ni umukobwa mwiza cyane, akaba ari umwe mu ba DJ beza mu Rwanda. Uyu DJ Crush yamenyekanye kubera ubwiza bwe ndetse no guseka neza. Ku mwanya wa 8 ni DJ Flix. Uyu mukobwa ni mwiza cyane, ni umu-DJ, akaba ari umu-DJ wihariye wa The Ben. Buretse ubwiza ni n'umuhanga. Ku mwanya wa 7 ni Nyambo. Uyu Nyambo ni umukinnyi wa filime. Uyu Nyambo buretse ubwiza ni n'umukire, akaba afite ibikorwa bigiye bitandukanye. Ku mwanya wa 6 ni Aisha. Uyu Aisha aseka neza, ni mwiza, kandi ikindi Aisha ni umukire, afite ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Buretse ubwiza bwe ni n'umuhanga. Ku mwanya wa 5 ni Miyango Claudine. Uyu yabaye Miss Photogenic. Buretse kuba baramutoreye ubwiza mu mafoto, ni na mwiza mu bigaragara. Buretse guseka neza, afite byinshi bigiye bihuriyeho byiza cyane. Ku mwanya wa 4 turasanga Muheto Divine. Uyu nawe yabaye Miss Rwanda. Ku mwanya wa 3 turasanga Pamela Miss. Uyu Pamela ni umugore wa The Ben. Buretse kuba ateye neza, ni mwiza, afite isura nziza kandi agaseka neza. Ku mwanya wa 2 turasanga Alia Cool. Uyu Alia Cool ni mwiza, ni umushoramari. Buretse kuba ari n'umukire, aseka neza, ni na mwiza bigaragarira amaso, akaba ari nakurura abagabo. Ku mwanya wa 1 rero turasanga Mutesi Jolly Miss Rwanda. Uyu mukobwa ni mwiza cyane, buretse kuba ari n'umukire, ni mwiza cyane, yaba gutera neza ndetse no guseka neza. Murakoze cyane. Kanda subscribe wowe utarayikanda, kandi ntiwibagirwe gukanda like ndetse usharinga iyi video.